Ni mu mudugudu wa Rusororo akagari ka Kirengeri umurenge wa Byimana mu karere ka Ruhango ahumvikanye inkuru y'incamugongo y'abantu babiri bapfiriye mu rugo rumwe bitewe n'amakimbirane yarangwaga muri uru rugo. Abarupfiriyemo bakaba ari umugabo w'imyaka 63 ndetse n'umwana we w'imyaka 4, aho bikekwa ko uyu mugabo witwaga Nemeye Bonaventure ari we wiyiciye umwana we witwaga René Nemeye, hanyuma yarangiza nawe akiyahura anyweye umuti wa Tiyoda. Abaturanyi b'uyu muryango bavuga ko izi mfu zombi zatewe n'amakimbirane yaturutse kuri uyu mugabo n'umugore we witwa Bienveni, aho barwanye umugabo agakubita umugore we ifuni mu mutwe ariko umwana mukuru akabakiza ndetse uyu mugore agahita ajyanwa mu bitaro bya Kabgayi. Hanyuma bukeye bwaho abaturanyi bakaza gusanga uyu mugabo ndetse n'umwana we mu cyumba bombi bashize mu mwuka. Uyu muryango wagiranye ikibazo mu minsi ihise ariko ntabwo twibazaga ko byagera ku rwego byagezeho rw'urupfu. Ibintu bidasanzwe ko umugabo yazindutse mu gitondo, umugore arimo yitegura ngo ajye gusenga, afata isuka ayikubita umugore byari byose umwana mutoya w'umukobwa w'inkumi afite hano waje kubakiza. Umugore ashobora gusohoka, umugabo niba yabonye ko atageze ku ntego ye neza nk'uko bikwiriye nibwo yishe umwana we mutoya bari bari kumwe, amaze kumwica nawe ariyahura. Umwana yamwishe amunize, ashobora kuba akoresheje intoki cyangwa njyewe nabonye ari intoki kuko ndi mu bantu bamugezeho mbere. Ni umwana muto w'imyaka 4, ashobora kuba yamufashe mu mihogo aramwica. Umugabo we yanyweye imiti, ino miti batera ibihingwa, ashobora kuba yanyweye n'imiti myinshi kuko twahageze tubona ari masamba. Yanyweye imiti myinshi batera mu za simikombe niba ari ikiza, ino miti batera mu bihingwa nibyo yicishije. Umugabo wahaye ashatse gukubita umugore, umwana akitambika, hanyuma noneho nyuma akashyira akamukubita, umugore bakamujyana kwa muganga. Bamaze kumujyana kwa muganga, umugabo ngo afata umwana ngo naze bajye kuryama, bararyama barafunga. Ni ukuvuga ngo basubiye kumubona babona umwana yapfuye, undi we ngo yaragihumeka ariko aturufuzi rwaje, hanyuma nyuma nawe ahita apfa. Ahari yarazi ko n'umugore hari yamwishe, harakanga ko umwana azaguma kuko niwe warakana gatoya, karakana gato k'imyaka 3. Nta ubizi ariko dukeka ko ari se wamwishe. Byo sinamubonye ariko umwana ngo basanze afite umugozi mu ijosi, aryamanye na se. Ise we nibyo yanyweye kuko bakimara gukingura bahise bumva ibintu binuka, imiti inuka. Mu by'ukuri natwe ntabwo twamenya ikintu uriya mwana yamuhoye kuko uriya mwana yamukundaga, niwe wamujyanaga ku ishuri, niwe bahoranaga, yari umwana akunda cyane. Ntabwo natwe dushobora kumenya ikintu yiciye uriya mwana. Mu gihe twari dutabaye nyine twasanze ibyo byose byabaye, ariko umwana wari uhari yatubwiye ko umugabo yakubise umugore akirukanka amuhunga. Nta nicyo bari bavuganye mu by'ukuri, ngo yaramusanze mu gikoni, noneho umugore bwe yahise ajya kwa muganga. Ibyo bindi byabaye umugore amaze kujya kwa muganga. Si ubwa mbere uyu muryango ugirana amakimbirane kuko ngo no mu mwaka wa 2019 uyu mugabo ngo yigeze gukubita umugore we arahukana ndetse umugabo binamuviramo gufungwa, ariko ngo bari bariyunze nk'uko abaturanyi babo babivuga. Ni ukuvuga ngo aba bantu bigeze kugirana amakimbirane ariko kugeza ubu twari tuzi ko byarangiye, ko hari n'igihe umugore yigeze kugenda acumbika ahantu ariko nyuma aragaruka. Hagati aho twari tuzi ko amakimbirane yahagaze, ariko umugabo nawe ngo urubanza rwe rwari rukiri mu rukiko, ngo yari kuzasomerwa ejo, ahari ahitamo sinzi ko yabitekereje buriya. Ibyo bibazo byari birimo by'amakimbirane, abaturanyi babijyamo, inshuti z'umuryango zibijyamo, baza kwiyunga. Bwana Mutabazi Patrick, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Byimana, nawe wari watabaye, yemeje aya makuru ndetse avuga ko izi mfu zombi zaturutse ku makimbirane, hanyuma agasoza agira inama abashakanye kwirinda amakimbirane byananirana bagatandukana. Nibyo twagize ibyago by'abantu babiri twabuze muri kino gitondo, barimo uwitwa Nemeye Bonaventure, ni umugabo w'imyaka 63, n'umwana muto w'imyaka 4 witwa René Nemeye. Ni ikibazo cyaturutse ku makimbirane yabaye hagati y'umugabo witwa Bonaventure yagiranye n'ikibazo n'umugore we witwa Bienveni. Umugabo akubita umugore agafuni mu mutwe. Umugabo rero yaje gusigara mu rugo, hanyuma nibwo mu kumena urugi twaje gusanga mu by'ukuri yiyahuye
akoresheje umuti wa tiyoda. Icyabaye kibi cyane nuko bikekwa nuko mbere y'uko yiyahura ashobora kuba yabanje no kwica umwana bafitanye w'imyaka 4 witwa Nemeye Rene. Gusa muri no minsi byagaragara ko ntayo bari bafite, ariko mu myaka yashize 2019 n'ubundi yigeze kumukubitara na bifungirwa, ariko icyo umwana yazize cyo mu by'ukuri kugeza ino saha nanjye ntawe twakibaza, n'uwo tware kukibaza nawe yahise yiyahura. Aho kugira ngo bigeraho ku rwego rwo kwicana, ikiza nuko abantu babana ariko byanagorana mugatandukanaho kugira ngo umwe abe yavutsa undi ubuzima. Mu karere ka Ruhango hakunda kumvikana inkuru z'abantu bicana biturutse ku makimbirane yo mu miryango, aho bikaba byabaye agahomamunwa kuko habuze gato ngo umuryango hashirire. Imirambo yombi ikaba yoherejwe ku bitaro bya Kabgayi gukorerwa isuzuma ngo hamenyekane icyo bazize. Emmanuel Nsabimana, Prime TV mu karere ka Ruhango.